mwese muzi aho twavuye hari habi cyane. Ndibuka nk'umusore ninjira muri uyu mujyi wari ubabaje, igihugu cyari kibabaje, ahantu hose hari umwijima, ntabwo bagiraga ibyiringiro. Twajyaga dutaha saa 12, saa 11 za nimugoroba tugataha mu ngo zacu. Ubu dusigaye tugenda bugaca tugacesha. Imana yadukoreye ibintu byiza. Abana bacu ntabwo bagiraga amashuri yo kwigamo yarabonetse. Ntabwo twagiraga aho turara rwose. Jewe mbwa mbere nza mu mujyi ntabwo nari nzi naho ndi burare iryo joro rya mbere. Imana yadukoreye ibintu bitangaje. Imana yaduhaye amahoro muri iki gihugu cyacu cyose, ku mipaka yose hari amahoro. Imana yacu yadukoreye ibitangaza. Kera iyo wavaga mu Rwanda ukajya ahantu ukavuga ko uri umunyarwanda, abantu baragutinyaga. Ubu ngubu iyo uvuze ko uri umunyarwanda barakwegera, bagashaka kukubaza u Rwanda, ibyo mwakoze, aho mugeze, amahoro mufite. Igihugu cyacu ni igitangaza. Ririya tegeko rya gacaca n'inkiko gacaca ntabwo zari gukora iyo amatorero n'amadini aba atarakoze umurimo w'ibanze mbere yaho. Hari abapasitori benshi, abavugabutumwa benshi bari baragiye muri za prison babwira ubutumwa bwiza abantu bari bafunze. Benshi bagenda bakizwa, ndetse bamara no gukizwa bakavuga bati rwose mwatujyanye tukajya gusaba imbabazi abantu twahemukiye, abantu twahekuye. Ku buryo gacaciza abo bantu nibo yahereyeho. Abo bantu bari barakozweho kubw'ubutumwa bwiza, abakozi b'Imana bari baravuze muri prison. Impamvu mvuga rero ko ibyo bintu byafashije cyane, gacaca igitangira habayeho campaign yo kuyidenigra, yo kuyanga, yo kuyangisha abaturage, bavuga ngo namayeri y'inkotanyi, ati baragira ngo mwivemo babone uko babacira imanza biboroheye. Kandi niba hari ikintu cyatumye sosiyete nyarwanda iba stable, itera indi ntambwe, ni gacaca. Kuko na reconciliation nuko kubana n'aya mahoro dufite ntitwari kuyagira iyo gacaca itaboneka ngo imanza zirangire, ibya jenoside tubisiga inyuma. Urwo rero ni urugero rumwe ntanze rw'uruhare amatorero, abakozi b'Imana, amadini yagize mu kongera kubaka iki gihugu cyacu, kubaka imibanire y'abanyarwanda. Ukabona naho twavuye nuko twasaga, mu kanya n'icyumba gusa n'amatara n'ameza n'abantu bose bahari na kamera zimufite, byose bidutera ishimwe ku Mana yacu. Iki gikorwa cyo gushima Imana ni igikorwa ngarukamwaka. Hari igihe tutakigize, ariko ubu ngubu twongeye kugitangira buri mwaka. Kikaba gitegurwa na Peace Plan. Peace Plan ni ihuriro n'izindi forums mu gihugu zihuriramo, tukaba twahahurira tukungurana ibitekerezo, tugakora umurimo w'Imana, cyane cyane iki gihe turimo umurimo wo gushimira Imana. Tukaba hamwe twafatanya kuzana hamwe amatorero yose mu Rwanda, igihugu cyose, abantu bose, abaturarwanda bose, kuba twashimira Imana, kuko Imana yacu yadukoreye ibitangaje byinshi cyane. Cyane cyane gushima k'uyu mwaka gufite n'ikindi kirenzeho, ko turimo turashimira Imana n'imyaka 30 Imana ibohoye igihugu cyacu, Imana itubohoye. Mwese muzi aho twavuye hari habi cyane. Ndibuka nk'umusore ninjira muri uyu mujyi wari ubabaje, igihugu cyari kibabaje, ahantu hose hari umwijima, ntabwo bagiraga ibyiringiro. Twajyaga dutaha saa 12, saa 11 za nimugoroba tugataha mu ngo zacu.
ubu dusigaye tugenda bugaca tugacesha. Imana yadukoreye ibintu byiza, abana bacu ntabwo bagiraga amashuri yo kwigamo yarabonetse, ntabwo twagiragaho turara rwose. Jewe bwa mbere nza mu mujyi ntabwo nari nzi naho ndi burare iryo joro rya mbere. Imana yadukoreye ibintu bitangaje, Imana yaduhaye amahoro muri iki gihugu cyacu cyose, ku mipaka yose hari amahoro. Imana yacu yadukoreye ibitangaza. Kera iyo wavaga mu Rwanda ukajya ahantu ukavuga ko uri umunyarwanda abantu baragutinyaga. Ubu ngubu iyo uvuze ko uri umunyarwanda barakwegera bagashaka kukubaza u Rwanda, ibyo mwakoze, aho mugeze, amahoro mufite. Igihugu cyacu ni igitangaza, it's a miracle. Ni igitangaza kitari cyashobora kubaho no mu bindi bihugu byanyuze mu bihe bisa nk'ibyo twanyuzemo. So rero nk'abakozi b'Imana n'abakristo n'igihugu duteguye igiterane kinini cyane muri iyi stade yicaza abantu 45,000. Turashaka kubona 45,000 twese duhuriramo hano gushimira Imana. Kandi gushimira Imana ni umuco mwiza cyane, kuko ni umuco udufasha ko tutibagirwa iby'Imana yadukoreye, ariko ni umuco udufasha no kongera kugira intumbero z'ibindi Imana idufitiye imbere. Niyo Rwanda Shima, turabakiriye kuri Rwanda Shima kuva uyu munsi n'iki cyumweru cyose no ku cyumweru rwose muzahabe, kandi mudufashe mujye gutumira abanyarwanda bose dufatanye dushimira Imana. Murakoze. Ambassador Dr. Charles Murigande noneho atubwire ese u Rwanda rufite impamvu zo gushima Imana, imyiteguro igeze he, hanyuma tuze kubona ibibazo. Mwakoze moderator. Impamvu zo gushima Imana ndumva Dr. Charles Mugisha, Pastor Mugisha yaramaze kuzivuga, ariko ntawabura izo yongeramo. Ariko impamvu ya buri wese wicaye hano n'utari hano yo gushima Imana ya mbere nuko turiho. Manumva ari impamvu buri muntu wese yakamuteye gushima Imana, kuko nta muntu wibeshaho. Niba uyu munsi mu gitondo wabyutse ugasanga uracyahumeka, nta mafaranga watanze ngo ubuhumeka, ntabwo ari uko uri igihangange, ntabwo ari uko ukomeye byatumye uhumeka, kuko hari abakomeye batagihumeka. Rero buri muntu wese afite impamvu zo gushima Imana buri munsi. Uyu munsi on average cyangwa se impuzandengo y'abantu bari bupfa uyu munsi mu isi ni 156. Niwarangiza uyu munsi ukiriho umenye ko hari abantu 156 bapfuye bari bupfa uyu munsi. Bashobora kurengaho, bashobora kuba munsi, ariko ugeze average nibo bapfa ku munsi. Ubwo iyo umuntu ariho rero abakwiriye gushima Imana. Noneho twe nk'abanyarwanda iyo dusubije amaso inyuma tukareba ahantu twavuye muri iyi myaka 30, Pastor Charles Mugisha yavuze imyaka 30, reka aba ariyo twitaho cyane. Muri 94 hafi y'abanyarwanda twese twari abantu bakuwe mu byacu. Hari abari batuye mu Rwanda bari bavuye mu byabo bari mu nkambi z'abantu bakuwe mu byabo. Hari abari barenze umupaka bahunze. Hari n'abandi bari bamaze imyaka 30 bataba muri kino gihugu bakijemo batakizi nk'uko Charles Mugisha yabivugaga. Igihugu cyari kimaze gupfusha abantu barenze miliyoni, ibintu byasenyutse.
kandi iyo miliyoni yari imaze gupfa ntabwo yari yishwe n'umwuzure, ntabwo yari yishwe na nyamutigita cyangwa se earthquake, yewe nta nubwo yari yishwe n'igihugu cyateye u Rwanda kikica abanyarwanda. Ni abanyarwanda bari bisha abandi, ku buryo mu isi hafi ya hirya no hino abantu ntibibazaga ko abanyarwanda bazasubira kubana. Uyu munsi turabana nk'abanyarwanda. Abo bantu bari mu makambi y'abadeplase, abari bari mu nkambi z'impunzi muri Zaire icyo gihe, Burundi, Tanzania, baratashye. Ubu turabana. Mu by'ukuri iyo umuntu asubije amaso inyuma akareba ibyabaye mu Rwanda, kuba abanyarwanda babanye mu mahoro, mu mutekano, abana bacu bakiga mu mashuri amwe, bakarara muri interna. Ubu nyine kubera tumaze kumera neza, hafi y'abana bose baryama, umwe wese afite igitanda cye. Ariko no muri za 90 abana bararyamanaga ku bitanda, ntawe ubaza ngo ese uri umututsi, ese uri umuhutu, uri umutwa. Ni ukuri Imana yakoze ibitangaza hano mu Rwanda. Dufite rero impamvu zo gushima. Iyo urebye uko urwo Rwanda yavuze rwari rumeze, nta mazi yabaga mu mazu, nta matara, nta telefone, ntaki. Uyu munsi wareba uko u Rwanda rumeze, intambwe tumaze gutera muri iyi myaka 30 ikwiriye kudutera gushima twese. Njya nibuka muri 1995 nabaye ministre wa transport na communication. Icyo gihe Rwanda Tel yabaga munsi y'iyo ministeri, namenyaga rero amakuru ya za telefone. Muri uru Rwanda nta telefone 10,000 zahabaga, nta ligne telefonike 10,000 zabaga muri kino gihugu. Uyu munsi buri munyarwanda wese afite telefone presque. Hari abafite ebyiri, abafite ubu abenshi ikibazo basigaye bafite nuko batari babona iPhone 15. 16 yes. Na 16. Njya nibuka nkimara kuba ministre icyo gihe muri 1995, nta na budget twagiraga. Udufaranga twabonekaga baratutugabanyaga gutyo nyine, za ministeri zigakora nta na budget. Budget ya mbere yakozwe ni mu mwaka wa 1996, yari miliyari 54. Budget y'uyu mwaka ni miliyari 500. Urumva byikubye inshuro 100. Ubwo ntidufite impamvu zo gushima. Ariko Pastor Mugisha yaravuze ikintu nifuza kugarukaho gatoya. Ukuntu Imana yatugaruriye icyubahiro, ikadusubiza izina Jenoside yari imaze kudutwara muri 1994 na 5 kugeza no muri 2000. Iyo wabaga ugiye hirya no hino ukavuga ko uri umunyarwanda, abantu barakwitazaga. Iyo wabaga uri muri asanseri, ufashe asanseri, kumwe abantu baganira muri asanseri, bakakubaza ngo uvuye, ukavuga ko uvuye mu Rwanda. No wari wakanze ko ari hajya kuri etage ya 25 yakandaga ya 4 kugira ngo ahita asohoka kubisa. Uyu munsi umuntu iyo akubajije ngo uvuye, ukavuga ko uvuye i Rwanda, ntabashaka no gusohoka, abashaka ngo mukomezanye, akubaze ngo ariko ibintu mwakoze mu Rwanda mwabikoze mute, tubwire nyakubahwa Perezida wa Repubulika wanyu biriya bintu akora abikora ate. Uyu munsi aha twicaye, buri munyarwanda wese afite impamvu yo kumva yishimye kuba umunyarwanda. Ubu ariko mujya mutekereza ko u Rwanda n'ukuntu rungana, ruyobora imiryango 2 ikomeye mu isi, umuryango wa Francophonie uhuriwemo n'ibihugu 60 n'umuryango wa Commonwealth. Nta gihugu na kimwe cyo mu isi cyari cyayobora iyo miryango yombi cyarimwe, usibye u Rwanda.
u Rwanda rw'icyo gihe twari dufite nirwo uyu munsi amahanga asigaye asaba ngo mwaduhaye ingabo zanyu, mwaduhaye abapolisi banyu bakaza kugarura umutekano iwacu. Iyo u Rwanda rutohereza ingabo muri Mozambique, ntawe ari kumenya aho Mozambique ibiri uyu munsi. Iyo rutohereza ingabo muri Centrafrique, ntawe ari kumenya uko Centrafrique yari kuba imeze uyu munsi. Rwose dufite impamvu zitabaritse zo gushima Imana. Nacyo rero cyateye peace plan. Abayobozi b'amatorero atandukanye ahurira muri peace plan gushaka kugira iki gikorwa cya Rwanda Shima Imana. Twumvise bikwiriye ko abanyarwanda bafata umwanya bakajya hamwe. Ndabizi ko n'ubundi abanyarwanda bashima mu ngo zabo, mu nsengero zabo, ariko twasanze ari byiza ko twahurira hamwe, kuko iyo abantu bahuye bose bitera umunezero Imana. Rero tumaze igihe dutegura iki giterane kizaba ku itariki 29. Amatorero yashyizeho komite bampa kuyiyobora. Dushaka aho igiterane kizabera. Turashima igihugu cyacu cyatwubakiye stade nziza nini, kandi kikatwemerera kuyikoreramo Rwanda Shima Imana. Abanyarwanda barahagurutse batanga ku butunzi bwabo kugira ngo dushobore gukora iki giterane. Nagira ngo mbabwire rwose ko iki giterane tuzakora ku cyumweru, ari abanyarwanda bazaba batanze ituro ry'ishimwe cyangwa se ibitambo tuzatamba. Rero tukabibashimira. Turafatanya n'amatorero, turafatanya na media houses ziri hano kugira ngo tumobilizinge abaturage bose bazaze dufatanye gushima Imana, kandi turizera rwose tudakekeranya ko iyi stade tuzayuzuza. Ahubwo ndumva tuzagira ikibazo cyiza cy'uko hari abatazabona uko binjira, kubera amatorero yose ari mobilized. Ndumva kandi dukurikije imibare yasohotse muri Rosansoma yabaye muri 2022, abakristo ubwabo bonyine, usibye ko tudatumira abakristo gusa, turatumira abanyarwanda bose, ariko niyo haza abakristo bonyine, abakristo batuye muri uyu mujyi wa Kigali barenga 1,300,000. Urumva rero muri 1,300,000 ntabwo hazabura 45,000 byuzura iyi stade. Rero navuga ko twiteguye, kandi turiho turakorana n'inzego zose z'igihugu. Turashimira rwose government y'u Rwanda ko iha agaciro ibikorwa byo gushima Imana, kuko byose turiho dukora turabikorana n'inzego zitandukanye z'iki gihugu. Muri make yenda nagezaho abantu bakaba bazi ibibazo. Murakoze. Ambassador Dr. Charles Murigande. Ubu rero tugiye mu mwanya w'ibibazo n'ibisubizo. Ikintu kimwe wenda twifuza kubasaba, icya mbere nuko ibibazo bigiye kubazwa bizaba bube strictly kuri Rwanda Shima Imana. Kubw'umwanya turabasabe ko tuza kubaza ibibazo ku bijyanye n'igikorwa cya Rwanda Shima Imana. Hanyuma ikindi kijyanye n'ibindi twazagira undi mwanya wo kubiganiraho,
kubera ko abakozi b'Imana barahari na Peace Plan ihora yiteguye kubakira mu rukundo rw'abavandimwe. Ikindi cya kabiri, urahaguruka uvuge izina ryawe, uvuge igitangazamakuru, hanyuma nurangiza uvuge ikibazo cyawe twihuse turashe ku ntego kuko dufite iminota igera muri 20. Reka duhere hano, hanyuma umudamu, hanyuma uyu mugabo ukurikiye, duhere kuri 3 turaza gukomeza. Murakoze cyane. Mbere na mbere turabashimiye. Nitwa Johnson Ndekezi, ndi umwanditsi mukuru w'ikinyamakuru Umuseke. Yifuzaga kubaza Dr. Charles Murigande, imyaka 30 irashize u Rwanda ruzutse, bari ahantu habi cyane mu madini n'amatorero, hari muhigishirijwe amacakubiri by'umwihariko yagejeje kuri jenoside yakorewe abatutsi, ariko na nyuma ya jenoside ayo madini yagize uruhare rukomeye mu isanamitima. Ubu turi mu rugendo rero rwo kwiyubaka mu buryo bufatika, bwabo umubiri muri roho, ariko n'uburyo bufatika mu mibereho. Kugeza ubu amadini n'amatorero arimo arafasha iki abanyarwanda kuva mu bukene, mu rwego rwo gukuraho bimwe byirwa bizenguruka cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga bivuga ko ahubwo abayobozi b'ayo madini bahindukira bakamera nk'abasonga abaturage babaka amaturo n'ibindi byose. Murakoze cyane. Murakoze. Sabe kandi ko tuza gukoresha turi bubaze ibibazo kuri Rwanda Shima Imana, kubera ko uyu mwanya umbabarire ni press conference ku bijyanye na Rwanda Shima Imana. Ibindi bibazo tuzagira umwanya wo kubisubiza cyangwa n'abandi bazagira umwanya wo kubisubiza. Murakoze. Satiri kigiye gitangazamakuru Sana Radio. Yego. Nagira ngo mbaze abanyarwanda cyangwa se n'abanyamadini n'amatorero batandukanye ndetse n'imiryango imwe n'imwe dukomokamo, hari uburyo bwubatswe bwo kujya dushima Imana iwacu mu muryango cyangwa se mu matorero. Iki cyari kigamijwe ngo mvuge ngo ni byiza ko amadini n'amatorero yegerana agahurira hamwe agashima Imana. Ikindi nashaka kubaza, hari igihe cyahise iyi gahunda ya Rwanda Shima Imana ihagaze itari gukorwa kubera iki? Ese ubu ngubu ni ikihe cyizere mutanga ko noneho igiye gukomeza? Murakoze. Murakoze Josiane. Abandi? Murakoze. Nitwa Janvier, umunyamakuru wa Rwanda. Nshaka kubaza Dr. Charles Buregera Mugisha, Visi Perezida wa Peace Plan. Witwa nde? Janvier. Janvier. Umunyamakuru wa Nyakubahwa. Guhuriza hamwe amadini yose mu Rwanda muri gare kimwe hatarimo ukuboko kwa leta ushobora kuba bitoroshye. Ibanga ni ibihe mwakoresha kugira ngo muhurize hamwe amatorero muri iyi gahunda ya Rwanda Shima Imana? Nuzuza ku cyo yaravuze, imyaka 5 yarishize iki gikorwa nk'iki kitaba habayemo iki. Hanyuma kuri Dr. Charles Murigande, Rwanda Shima Imana yatangijwe na Pastor Rick Warren binyuze muri Peace Plan. Ko atakitabira ibiterane ese yaba yaratumiwe kuri iyi nshuro. Hanyuma muri gushima Imana ariko mu gihe insengero zirenga 10,000 zafunzwe, umuntu yavuga ko ari irihe somo mwakuye muri uyu mwanzuro leta yafashe? Hanyuma kuri iyi mbeho Imana aratubwira aho imiteguro igeze cyane nk'abahanzi bazaririmbamo, mu gihe banitegura bashyize hanze y'indirimbo bahuriyemo, ni indirimbo bafashe igihe kingana iki? Ni indirimbo yanditswe nande kugira ngo muze ariya magambo? Murakoze. Bafata ibindi bibiri hanyuma bakaza n'ubundi bikomeza. Duhere RBA ndetse namwe. Murakoze. Abageranye ubushobozi bwa leta nitwa Jean Paul Maniravura RBA. Ntabwo amadini anganya ubushobozi na leta mu bijyanye n'iterambere, ariko ku bijyanye tuvuge n'ubumwe n'ubwiyunge, amadini yakagombye kuba afite imbaraga, ariko hari abanyarwanda bakomeje kugaragaza ko harimo intege nke, ndetse no mu madini ubwabo hakaba haragiye hagaragara ibintu bimeze nk'amacakubiri cyangwa se amacakubiri. Uyu Rwanda Shima Imana ni iki mufite cyo gushima Imana, niba hari icyakozwe cyangwa se niba hari kitarakorwa murabivuga biki? Murakoze. Murakoze. Nitwa Ibarushimira Keve, ni umunyamakuru wa BTN. Nari mfite ikibazo, mwari muvuze yuko hari uruhare
leta igiye igira gusana imitima y'abanyarwanda ariko ifatanyije n'itorero, ndetse leta yemera yuko amadini n'amatorero ari abafatanyabikorwa beza haba mu iterambere, ndetse yanagize uruhare kuko rugaragara mu gusana imitima y'abanyarwanda nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Muri iyi myaka 30 ni gute leta yafatikanije n'amadini, ndetse munatubwire uruhare rwa leta muri kino giterane cyangwa se muri iyi Rwanda Shima Imana? Ikindi umukuru w'igihugu azaba ahari. Murakoze. murakoze cyane. Reka benshi bakomeje kubaza ikibazo ku ruhare rw'amatorero mu isanamitima, ndetse banavuga ko hari aho byagiye bigaragara amadini kimwe n'indi miryango itandukanye cyangwa izindi nzego ko zagiye zigaragara mu bibazo bitunga abanyarwanda. Ndifuza ko ikibazo twaza kugiha ambasada Murigande akaza kubituganirizaho. Hanyuma Dr. Mugisha hari ikibazo babajije ku bijyanye no kwegerana kw'amatorero kugira ngo Rwanda Shima Imana yongere ibeho. Ese ni gute byagenze nta ruhare rwa leta rurimo, ndetse no ku mpamvu y'uko hari hamaze imyaka igera muri 5 kitaba, noneho bamaze gusubiza twaza kubaha n'ibindi bibazo n'abandi banyuranye. Karibu. ku ruhare rw'amadini n'amatorero mu kongera kubanisha abanyarwanda, n'ubufatanye rw'amadini n'amatorero na leta nyine muri uko kubanisha abanyarwanda, ndumva umuntu yabivugaho umwanya muremure, ariko jyewe nagira ngo nsubize kino kibazo mpereye ku rugero rumwe gusa. Hari byinshi byavugwa. Muribuka ko nyuma ya jenoside twagerageje gushaka uburyo abakoze jenoside babazwa ibyo bakoze cyangwa se bajyanwa imbere y'ubutabera. Biza kugaragara ko abantu bakoze jenoside ari benshi cyane, kuko birumvikana ko kugira ngo wice abantu bagera kuri miliyoni mu mezi 3 udakoresheje bombe atomique cyangwa bombe nucléaire, habaho uruhare runini rw'abantu benshi cyane. Twagerageje gushyiraho itegeko ryo gufasha guca imanza, itegeko rishyiraho na za kategori, tugira abaruharwa, tugira ibintu nk'ibyo, ariko turishyize mu bikorwa nyuma y'imyaka 2 rishyirwa mu bikorwa, hari hamaze gucirwa imanza abantu 1,500 gusa, kandi muri prison dufite abantu barenze 135,000, atari uko ari bo bonyine bari barakoze jenoside, ahubwo ari uko prison zari zaruzuye. Tuza kugeraho umuntu yajyaga kuvuga ati nabonye umuntu wishe abantu b'iwacu, abaregera bakamubaza bati se urabona gishaka kubica? Niba atakikumenasa komeza ubane nawe. Ririya tegeko rya gacaca n'inkiko gacaca ntabwo zari gukora iyo amatorero n'amadini aba atarakoze umurimo w'ibanze mbere yaho. Hari abapasitori benshi, abavugabutumwa benshi bari baragiye muri za prison babwira
ubutumwa bwiza abantu bari bafunze benshi bagenda bakizwa, ndetse bamara no gukizwa bakavuga bati rwose mwatujyanye tukajya gusaba imbabazi abantu twahemukiye, abantu twahekuye. Ku buryo Gacaciza abo bantu nibo yahereyeho, abo bantu bari barakozweho kubw'ubutumwa bwiza, abakozi b'Imana bari baravuze muri prison. Impamvu mvuga rero ko ibyo bintu byafashije cyane, Gacaca igitangira habayeho campaign yo kuyidenigra, yo kuyanga, yo kuyangisha abaturage, bavuga ngo ni amayeri y'inkotanyi, ati baragira ngo mwivemo babone uko babacira imanza biboroheye. Biriya bababwira by'uko niwihana niwasaba imbabazi bari bukugabanirize igihano, ariya ni amayeri y'inkotanyi, ni ukugira ngo muvuge uko byagenze babone uko babacira urubanza babica. Ariko kubera abo bantu bari barakijijwe muri prison, bavugaga bati twebwe icyangombwa ni uko twiyunze n'Imana kandi twiteguye no kwakira igihano icyo ari cyo cyose sosiyete nyarwanda yaduha, kuko amahoro Imana yari yarabahaye yari yarabatinyuye ibihano nk'ingaruka z'ibyaha bari barakoze. Abo rero nibo bemeye kujyamo muri Gacaca, noneho biza kugaragara ko atari amayeri y'inkotanyi, byari ukuri, kuko uwihanaga bamugabanirizaga igihano mu gihe gitoya. Niba yari amaze igihe afunze bamuciriye tuvuge igifungo cy'imyaka 6 na tije y'imyaka 3 cyangwa 6, bakabona baramufunguye, kuko yagiye muri Gacaca muri 2002 yari amaze imyaka 6 afunze, bakamufungura. Bituma n'abandi bayitinyuka rero. Kandi niba hari ikintu cyatumye sosiyete nyarwanda iba stable, itera indi ntambwe, ni Gacaca, kuko na reconciliation nuko kubana n'aya mahoro dufite ntitwari kuyagira iyo Gacaca itaboneka ngo imanza zirangire, ibya jenoside tubisiga inyuma. Urwo rero ni urugero rumwe ntanze rw'uruhare amatorero, abakozi b'Imana, amadini yagize mu kongera kubaka iki gihugu cyacu, kubaka imibanire y'Abanyarwanda. Dufite umwanya umuntu yatanga n'izindi ngero, ariko reka mpagararire hano. Urakoze cyane. Urakoze cyane Ambassador Murigande. Okay. Ikibazo ngiye gusubiza ngira ngo cyabajwe na Josiane. Ya Josiane yabajije ikibazo, kandi ikibazo Josiane yabajije gihuriyeho pati imwe na RBA. Iyo dushima, burya gushima gutangirira mu mutima w'umuntu. Umuntu ahari hose agashima, akagira reflection, agashimira Imana. Nk'uko wabivuze, twarangiza tugashimira mu miryango yacu, aho dutuye, mu ngo zacu, tugashima, tukareba iby'Imana yadukoreye mu rugo rwacu. Nko mu rugo rwanje dufite byinshi byo gushimira. Ndibuka mpinguka muri iki gihugu, natashe n'abana 2, nari mfite batoya, nibwo nari nkishaka, nari mfite imizigo bags, suitcases 8 nizo natahanye, nuko natashe. Ubu rero iyo nshyize hamwe umuryango wanjye, nkabona uko bameze n'igihugu dutuyemo, n'ukuntu Imana yaduhaye amahoro muri iki gihugu, ubuyobozi bwiza Imana yaduhaye, imirimo myiza muri environment y'ubuyobozi bwiza Imana yaduhaye, umuryango wanjye ushimira Imana. Twarangiza gushimira Imana yo mu muryango wanjye, hakaba iyindi miryango itandukanye nayo ifite ibyishimira Imana, tukaza mu rusengero tugahuza amashimwe, twe tugashimira Imana. Twamara gushimira imiryango itandukanye mu rusengero, ya matorero atandukanye tukavuga ngo
ariko tugomba gushaka uburyo ahantu hagari hahagije twese twahurira tugashimira Imana tukavuga n'ibyiza yadukoreye, tukagira abantu nka Emi n'abandi bahanzi bakadutegura n'indirimbo idasanzwe tukayiririmba kuri uwo munsi, tukagira expression yo gushimira Imana. Ariko dushimira Imana tukagira reflection y'aho tuvuye ibyo yadukoreye, ariko tukareba n'aho dukomeje kujya imbere mu bindi igiye kudukorera. Burya gushima kugira kureba aho uvuye, ariko no gushima mu kwizera ko Imana igiye gukora ibindi byinshi biri imbere yacu. Urangije uranabaza ko twari twarahagaritse igikorwa cyo gushimira Imana, abo ngubu tukaba twagitangiye nyacyo kimaze nk'imyaka 5. Hagati twaje gupfusha umwe mu bayobozi bari bayoboye icyo gikorwa cyo gushima Imana, Pasiteri Kamanzi yitaba Imana. Rero twamaze igihe dufite icyuho tutari twahitamo neza umuyobozi mwiza waciyobora. Tuza gushimira Imana Ambassador Murigande yemera yuko yaba ari we muyobozi mukuru, coordinator w'igikorwa cyo gushimira Imana buri mwaka. Peace Plan n'abayobozi ba Peace Plan twese turamutora, turamwemeza, turamwemera, tumuha n'abantu batandukanye kumufasha muri icyo gikorwa buri mwaka. Ni igikorwa kinini kiba gikeneye umuyobozi uciyobora buri mwaka. In fact, ibyizere dufite yuko umwaka utaha kizabaho gifite ubuyobozi bwiza nonaha kandi bwishoboye. Ikindi rero ndashaka no kubibutsa ko harimo n'indi myaka 3 ya Covid. Amatorero nta nubwo twateranaga, tumaze no gutangira guterana nta bushobozi bwari buhari, kandi twahisemo nk'abanyarwanda iki gikorwa kucikorera n'imitungo yacu tudasaba imfashanyo abanyamahanga. Ubwo rero twakomeje gutegereza ko insengero zacu zigira ubushobozi tumaze kubugira, tugiye kucikorera nk'uko Ambassador Murigande yababwiye. Insengero zitandukanye, abakristo batandukanye, abacuruzi batandukanye twatanze. Urabona kuza nko ahantu hangana nkaha ntabwo wazana gusa 5,000 cyangwa 6, uzana amafaranga menshi kuba wa mobilizing igikorwa, wabona stade, wasaba ibikoresho bisabwa, security, kuzana abantu. Ibyo rero tubishimiye Imana ko twashoboye kubigeraho. Uruhari rero rwa leta, dushimiye Imana ko yaduhaye leta nziza, kandi ikaba yaduhaye abayobozi beza, kandi abayobozi bakifite reflection y'aho tuvuye muri iyi myaka 30. Nabo babona iby'Imana yakoze bitangaje, bakaba bafite uruhare rukomeye muri iki gitane cyo gushimira Imana. Ntabwo twaterana hano tudafite security ihagije, security bayiduhaye. Ntabwo twaterana hano tudafite stade, reba stade yubatswe na leta, kandi turi mu bambere bayigiyemo, turi mu bambere. Havuyemo umukino w'umupira, havuyemo na inauguration ya president, igisubiyeho ni Rwanda Shima. Urabona ko rwose badushize imbere y'ibikorwa bya mbere bikorwa muri stade. Bivuga ko rwose kuba muri iyi stade bigiye kuyiha umugisha no mu myaka myinshi izaza. Bya bindi byacu twebwe nk'abakristo tuvuga ko rwose isizwe n'Imana, iyi stade irasizwe. Rero dushimiye Imana ko murabona ko ari uruhare baduhaye uburenganzira bwo gukora igiterane, kandi nabo twarabatumiye abayobozi babishoboye bazaba hari kudufasha gushima Imana. Kandi rwose twese tugende tubwira abantu benshi bashimira Imana. Rega iyo uri umunyarwanda ugataha mu Rwanda mu kirere ukabona amatara aho yaka hose, uzi ko amatara mu yindi miji amatara yaka mu mujyi, ariko mu Rwanda uturuka hirya Kayonza ubona indege mu kirere, Rwamagana hose hasa n'umujyi. Hari byo gushimira Imana. Ukabona umuhanda
no muri nyungwe no muri nyungwe hari amatara bene wabona najyaga nsenga iwacu aho dutuye abana banjye bakubwira n'umugore wanjye najyaga nsenga imana nkawe mana ndagusaba ko hano hantu hari umukungugu mwinshi bazatwubakira umuhanda. Imana isubiza amasengesho yanjye ikoresha leta. Babona ko leta ifite uruhare rukomeye. Yewe nasenze imana ikoresha leta inzanira umuhanda wanje umukungugu waragiye. Iyo ubonye amashuri, kaminuza, amavuriro, ayiwe imodoka musigaye mufite ziratangaje. So dufite uburyo butandukanye bwo gushimira Imana kandi ukabona ko leta ifitemo uruhare kuko leta yadufashije kuzana that prosperity turi mu ku celebrating. Leta yatuzaniye gupanga gahunda nziza y'iterambere. Nta gihugu jewe ngiye mu bihugu byinshi ariko nta gihugu nayo nabona no kuri level yo hasi bafite plan ya development yemewe n'abaturage. Ukajya ku karere ugasanga bafite imihigo kandi imihigo yabo ntabwo ari imihigo yo kuvuga gusa, iri scientific, ifite all the science of planning on that level kandi iyo mihigo ikaba impamo. Dufite ibyo gushimira Imana yacu yakoze ibitangaje kandi Imana yacu yakoresheje leta yacu. Natwe abanyarwanda twese tubifitemo uruhare n'amaboko. Nayo mpamvu rega tuje gushimira Imana ibyo twakoze n'ibyo Imana yadukoresheje kandi Imana ikoresha abantu. Imana yacu ishimwe cyane. Amen. wenda tutaraha undi mwanya ababaza wenda nk'ibindi bibazo nka bitatu tuvuza guha Bishop Amote ndetse na Bishop Ezron. Hari ikibazo cyabajijwe bifuzaga ko bakomozaho ibijyanye na mobilisation y'abakristo kuza muri Rwanda Shima Imana nta ruhare leta yashyizemo. Ese leta yaradufashije muri mobilization? Ese amatorero ntiyabikoze? Gute mwabikoze? Mwizeye mute ko stade Amahoro izaba yuzuye? Murakoze cyane. Turimo kubwira abakristo bacu, abandi twarababwiye, twatangiranye n'abayobozi ari bo bapastori, twababwiye Rwanda Shima Imana. Abakristo bacu bose twamaze kubaha mu amatangazo, uburyo dutangamo amatangazo yacu mu nsengero n'abo duhura nabo. Erega iyo tuvuze gushima Imana ku munyarwanda, dushimira aho tuvuye, dushimira Imana aho tugeze, ni ikintu cyoroshye, nta science yindi y'igitangaza irimo. Mu muco wacu nyarwanda kuvana kera abanyarwanda barashimaga, bagiraga umunsi wo gushima kandi nabaha ingero zitandukanye ukuntu abanyarwanda bashimaga. Muri buku umuganura, iyo tuvuze umuganura mu kinyarwanda ni ibyo umuntu yejeje bya mbere uzana ugashyira ahagaragara, mukicara mugashimira Imana, ugasangira nk'umuryango, noneho ukanaganuza n'abandi muturanye cyangwa abandi batabishoboye. Ubu rero natwe nk'abakirisitu duhuye hamwe twese dushima, ni nk'umuganura imbere y'Imana, tuvuga tuti Imana turagushimira aho dukuye, turagushimira aho tugejeje. Dr. Charles yahoze avuga, nibuka nanjye nje mu Rwanda bwa mbere, ngira ngo arabibuka abatwakiriye, umuntu ubu ngubu ni kaburimbo, murabyumva babana bacu bari barishwe na bwaki, ubu ngubu barabona ibyo kurya mu mashuri, turimo kugabura mu midugudu, za ECD zaraje, ntabwo turagera aho dushaka kujya ariko turashima Imana aho tugeze, turacyari mu rugendo. Ndumva rero kuvuga ngo abakristo bacu turimo kubabwira ko turababwira ururimi bazi, kandi namwe nk'abanyamakuru urwo rurimi rwo gushima Imana ni ururimi mwumva. Ndibuka uko twatangiye abanyamakuru twari dufite, ngira ngo arabyibuka Dr. Sandra Sebakara, ibiterane byacu twakoresheje imbere, mwese barahanga murabyibuka ukuntu byabaga bimeze. Nahoze ntangazwa n'izi kamera nazibaze, uziko kamera zirimo kugera muri 20 na zindi zinshoboye kuzibara, ni nyinshi cyane. Ariko niba mwibuka Emi uri ku gihe mwaririmbaga ahantu hari hagezweho, hari kuri Sopetrade mu gihe mwaririmbaga indirimbo, ariko none nimureba ahantu twicaye, nimureba aya matara, nimureba no mameza, nimureba izi mikoro zituri iruhanga, dufite impamvu yo gushima Imana.
tukaba duhamagarira abanyarwanda rwose ngo muze twese twegerane, abo twabwiye n'abo tutarabwira, dufatanye gushima Imana. Murakoze. Murakoze. Nk'uko bagenzi banjye babivuze, dufite impamvu zo gushima Imana, cyane cyane iyo dutekereje ijambo ry'Imana tukabona uburyo Abisirayeli bashimaga umuganura wari urimo first fruits, nabo barabikoraga. Abanyarwanda nk'uko yabivuze, umuganura nawo kwari ukushima ndetse no kwerekana ibyiza bari kugeraho. Ibyo iyo babaga bigezeho basangizaga abandi. Amakuru ni ikintu cy'ingenzi cyane. Turi hano bitewe n'amakuru turi gusangira kugira ngo natwe twumve icyo Imana yadukoreye. Mu matorero yacu peace plan irimo imiryango itandukanye, umbrella zitandukanye. Ni ukuvuga ngo peace plan ni ihuriro z'impuzaamatorero. Ayo matorero yose agize peace plan yose ari mobilize. Niyo mpamvu turi aha ngaha twavuye mu mpuzamiryango zitandukanye mu ihuriro rya peace plan. Abo bantu bose mu matorero yose ari mobilize mu matorero atandukanye, ndetse bikarenga naho n'amake yaba atari muri peace plan yose yaratumiwe. Ni ukuvuga ngo rero mobilisation irimo irakorwa neza, kandi mu ntara naho benshi bari kudusaba, ndetse bigaragara ko iki gikorwa bakishimiye, biteguye kuza bitewe n'uburyo byateguwe. Mu byo peace plan yakoze kugira ngo abakristo babimenye, coordination iyobowe na Dr. Charles Murigande irimo abavuye muri izo mpuzamatorero zitandukanye, kugira ngo hatagira umuntu n'umwe wibagirana mu kuza gushima Imana. Niyo mpamvu rero iyo twicyaha ngaha duhagarariye abo bantu, kandi twageze ku bantu benshi. Ndumva icyo aricyo navuga cyane, kuko amatorero yacu ariteguye, abakristo bariteguye, abayobozi bariteguye, ndetse n'igihugu kiriteguye, cyane cyane ko gushima Imana si iby'itorero gusa, ahubwo ni ugushima Imana no kubw'igihugu. Igihugu ayo matorero arimo. Pawulo we yaravuze ngo mureke tujye dushima Imana tuzamuye ibiganza, kugira ngo igihugu cyacu kibone amahoro, natwe tubone uko tuvuga ubutumwa. Ubu rero natwe dufite ibyo gushima, tuzamuye amaboko duha Imana icyubahiro, kugira ngo ubutumwa abantu bashime, kuko umutekano urahari. Dufite impamvu zo gushima, ntabwo turi kuvuga ubutumwa mu kinyegero cyangwa hehe. Niyo mpamvu turi ku mugaragaro aha ngaha. Ndumva aricyo navuga. Murakoze. Bishop Masengo arifuza kugira icyo yongeraho, ariko hari n'ikibazo bigeze kubaza ku bijyanye na Rick Warren na Rwanda Shima Imana. Bari basanzwe kugeza aho abantu bari basigaye bavuga bati Rwanda Shima Imana ni iya Rick Warren. Ese Rwanda Shima Imana ni iya Rick Warren? Hanyuma nashaka kugira icyo nunganira gatoya kuri mobilisation. Ngira ngo ibintu byinshi bagenzi banjye babivuze kandi babivuze neza, ariko mobilisation buriya ni igikorwa gihoraho kandi gikomeza. Icyo nashaka kwibutsa gitoya nuko impamvu y'iyi press conference ni ukugira ngo abo tutagezeho mu nsengero n'abataza mu nsengero kubera yuko atari abakristo ariko bafite impamvu zo gushima, kugira ngo mushobore kuba mwabageraho. So nk'uko mubibona hano hari amateleviziyo akorera mu gihugu, hari abandika muri press secret, hari n'abafite amachannels yabo kandi akurikirwa n'abantu benshi. So iyi ni indi mobilisation. Uko rero dufatanya namwe niko bidutera kugera ku bantu benshi nabo tutarageraho, ariko nk'uko babivuze twarabivuze mu nsengero kandi dukomeje kubivuga kugeza kuri uriya munsi wa kiriya gikorwa. Hanyuma ndavuga gatoya, mugenzi wanjye coordinator araza gusubiza ku cyo gutumirwa kwari kuba muri iyi event, kubera yuko dufite abatumira n'ubundi
ariko peace plan amahirwe mfite ngewe ni uko amasitati yayo ninjye wayakoze nk'umunyamategeko, mba no mu nzego zayo. So peace plan ntabwo ari iya Rick Warren. Peace plan ni umuryango nyarwanda, icyo nicyo kintu cya mbere, uhuriweho n'imiryango nyarwanda, kandi iyo miryango uvuga ni umbrellas z'amatorero. ngira ngo Bishop Esron yari yabivuzeho gatoya. Harimo Fobako, harimo umuryango w'Abanglikani, icyo twita Anglican Province, harimo Alliance nk'uko muyizi ihuza amatorero yose ya Alliance, harimo Seperi. Iriya miryango yose uko igize Peace Plan niyo yicaye ishyiraho uriya muryango. Kuwitirira rero Rick Warren nuko ari mu bantu bawuteye inkunga, bagiye banaza, ni inshuti y'u Rwanda murabizi, ariko uyu muryango ni umuryango w'Abanyarwanda kandi urakora. Ningira ngo bababwiye ko na CEO wawe ari hano, so urumva rero ntabwo uyoborewe St. Robert Church, ufite ubuyobozi hano kandi urakora. Numva ari icyo ngicyo navuga. Araza kutubwira niba inshuti yacu Rick Warren kimwe n'abandi bantu bo hanze hari abatumiwe, niba bazanaza. nta bantu bo hanze twatumiye. Twumvise dukwiriye kujya hamwe nk'Abanyarwanda tugashima Imana nk'Abanyarwanda, ndetse twanabigiyeho inama tuvuga ngo tugire umuvugabutumwa wo hanze watumirwa. Dusanga na hano mu Rwanda hari abavugabutumwa, ni nabo bazi iby'Imana yakoreye u Rwanda. Turavuga ngo iki gihe twibuka imyaka 30 mu rugendo dukoze kuva jenoside yarangira, reka iki giterane kizaba icy'Abanyarwanda bashima Imana ku byo yabakoreye. Cyakora twarabimumenyesheje kugira ngo abisengere, ariko ntabwo twabatumiye abaturuka hanze. Icyo kandi nk'uko Bishop Masengo yarabivuze, numva nashakaga kongeraho, ntabwo Rwanda Shima Imana yatangijwe na Rick Warren. Rwanda Shima Imana ni igitekerezo cy'Abanyarwanda bahuriye muri Peace Plan nyarwanda. Gusa nyine kubera icyo gihe Peace Plan yaterwaga inkunga cyane na Saddleback Church ya Rick Warren, babonye inkunga zituruka kwa Rick Warren, ndetse baranamutumira inshuro nyinshi kuza kuvuga ubutumwa. Ariko igitekerezo ni igitekerezo abapasitori b'Abanyarwanda bagize, baracyitangiriza, ntabwo kigeze gitangirwa na Rick Warren. So ni igitekerezo nyarwanda cyakozwe n'Abanyarwanda, ariko Rick Warren yagiteye inkunga. murakoze. Wenda mwihangane twakira ibibazo bitatu, tuze gusoza kuri Aime atubwira kuri ku ndirimbo, sibyo? Kaduhere ku wabanje, ndashaka kubona n'umukobwa cyangwa umudamu wa kabiri, nangire n'undi mukobwa kuko mwiganje mu majwi umukobwa wa gatatu, kuko abagabo bari bamaze kubaza ari nk'abarindwi. Hanyuma undi mwanya numara nuza kuboneka turaza kugira uwatangira. Hanyuma murakoze cyane. Nitwa Christian Abayisenga, umunyamakuru wa Isibo TV na Isibo Radio, nkaba n'umwanditsi mukuru wa horizontal.com. Ndakibaza ikibazo cya mbere, Pastor Charles Mugisha. Mu itangazo Rwanda Shima Imana agomba kuba kuri 15, iyo ndirimbo ishyirwa kuri 29. Byatewe n'iki? Kwa benshi baratwandikiye bati Satani yabongeye kudukoma mu maboko. Icyo ni ikibazo kimwe. Ikibazo cya kabiri ndakibaza Dr. Ambassador Charles Murigande. Mwabonye ko ku mbuga nkoranyambaga abantu barimo basaba ngo indirimbo yitwa Muririmbire Uwiteka ya Aime Uwimana ni indirimbo y'ibihe byose ya Rwanda Shima Imana ngo ntizabure. Byabagezeho, murabikoraho iki? Ikindi kibazo cya gatatu ni ko Pastor Florian yadufasha, abantu bazaba batari muri stade
ariko bashaka gushima n'abanyarwanda azabikurikira gute twagiye tunatange igitekerezo tujye tubona ari iyo content hari televiziyo imwe iyiharira kandi ibintu ari byo gushima Imana yazaba free amateleviziyo ashaka yose akabitambutsa. Murakoze. Reka mbere kuri icyo cy'itangazamakuru twihuse. Cya mbere ni uko turashima Imana ko RBA yaduteye inkunga izacaho live kuva saa 9 n'igice kugera saa 11 n'igice. Ikindi cya kabiri turemerera abantu bose abafite ibitangazamakuru aba YouTubers buri muntu wese wifuza iriya content it is open to everyone. Turagira ngo tubamenyeshe gusa binyuze mu bo dukorana barimo Nicodem, Gedeon ndetse na Amandine, muze kutwandikira amazina yanyu na nimero de telefone na email kugira ngo tubafashe muri accreditation n'uburyo bwose muzayigeraho. Ndetse n'iriya ndirimbo turi buze kubabwira umuntu wese yemerewe kuyishyira kuri YouTube. Ni igikorwa cy'ubuntu abanyarwanda bose barifuza gushima, muyishyireho kandi ntawe uzababaza copyright. Ubwo ni kugira ngo buri munyarwanda wese uwo mugeraho kuturusha uwo nguwo wese mugeraho azabashe gufatanya natwe gushima Imana. Sibyo ndumva icyo ngicyo twaza kivugaho. Noneho yamaraza gusubiza kuri iyo ndirimbo rwose yabiciye kuri Twitter abantu benshi bariho barayibaza. Hanyuma reka duhe bashiki bacu. Murakoze. Nitwa Rose Mutoni, umunyamakuru wa Radio Pro NTV. Nagira ngo mbaze, twabonye kenshi ko ibyayo kuko ngo ivanga izanamo Kiliziya Gatolika, izanamo Abayisilamu, utuntu nk'utwo ngutwo, hazamo n'ibindi byinshi, birangira n'abagiye gukora ikindi kintu cyabo gisa nko kuyiyokoza. Sinzi niba aricyo cyatumye wenda ifeyiringa cy'ikibazo cyane. Abo bantu ko byagaragaye ko bagiye ku ruhande muri iyo myaka nyuma event igahita ihagarara, mwiteguye mute? Ese mwigeze mubareba? Kuko nzi yuko icyo kintu mwakimenye. Mwigeze mubareba, mwaraganiriye ko abantu barazwi. Ese nabo biteye kuza gushima Imana? Cyangwa tuzabona n'ubundi bajya ku ruhande bavuga ati ko abanyamakuru dukunda ibintu byacitse. Hagize umwe muri bo uvuga ati ngewe rwose nta nubwo banantumiye kuko niba mutarabarebye cyari ikibazo. Ntabwo bantumiye rwose, icyo gihe niyo twajya kubaza kuko niyo aba ari inkuru. Barabatumiye byiteguye. Abakristo babo ni benshi cyane. Icyo kintu mu cyakaro cya kabiri ku cyumweru nakuri iki kiganiro kuri Radio Rwanda bavuga batumiyemo ngira ngo mwisemo mu mizirima numvamo Dr. Rusa ntatenya n'ibintu by'Imana hari n'ibindi samubaza n'abandi bantibuka neza. Umwanzuro w'icyo kiganiro warantangaje kuko numvise uca amakuru ya Radio Rwanda uvuga ko abanyamadini ngo biyemeje ngo Islam yadufasha niba kuri icyo kintu ikizi ngo kutongera kwigishiriza iby'imyemerere abakristo ngo nibitangaza ngo ahubwo ko bagiye guhindura bakajya babigisha ibyo kwiteza imbere gusa. Konti zirahari ngira ngo abo kuri RBA badufasha si ibyo ndi gushyira aha ngaha. Ese ku cyumweru mwiteguye kwanonsa icyo kintu official kugira ngo abakristo bamenye ko bagiye kwigishwa gukora ubuhinzi n'ubworozi shaka yuko bajyamo kuko ibitangaza byamaze imyaka 25 ibitangaza twarayibonye n'ubu turacyayibonye. Peace Plan niyo mishinga ifite mufite aba-expert mu kwigisha imishinga yiyi uhereye ku cyumweru ku buryo perezida tumukonvenka avuga ati ba bantu barahindutse reka n'abafungurira insengero bavuye muri bya bintu. Murakoze. Yitwa Cyiza nkorera isibo TV na radio ariko by'umwihariko muri The Choice Live. Ushaka kubaza ibibazo 3 cyangwa 4.
press conference. niba mwakomeza ku rubyiruko abapasiteri bagiye bakomeza ku rubyiruko cyangwa se abana babo ko bagiye bavukira ariko mu mashimwe ibyo basengeraga byumvikana ko amashimwe byaba bikunda yagiye ahinduka uko bagiye batangira banashima Imana urubyiruko rurateganyirizwa iki muri Rwanda Shima Imana by'umwihariko bizaba bwibandwaho gute muri Rwanda Shima Imana cya kabiri zimwe mu ngaruka z'ibyo mwasengeraga byaraciyemo kanashima Imana harimo agahinda gakabije cyangwa se agahinda kari yaba mu rubyiruko yaba mu baturage muri rusange hakorwa iki cyangwa se mugomba gukora iki mu bijyanye n'ihumure abafite ako gahinda gakomoka kuri iki kibazo mwasengeraga yaba bakoze ibyo byaha banihanye ababakomotseho n'abakomotse kuba bakora ibyo byaha cyangwa se ubundi bwihumye bafite icyo muteganya kuri icyo kibazo reka nsoreze kwa nyuma baza icyifuzo mugiye gusenyera no kugira ngo Rwanda Shima Imana gutaha amashimwe ntazaze ari ay'ubungubu. Murakoze cyane. Reka wenda tugire ku bijyanye babajije ku bijyanye n'ibikorwa bifatika amatorero yaba yarakoze cyangwa Rwanda Shima Imana yabishima Imana. Ese hari ibindi bikorwa bifatika? Rwanda Shima Imana ni igikorwa cya Peace Plan Rwanda. Nifuzaga wenda kuza guha Pastor Mary atubwire hari ibindi bikorwa Peace Plan yaba yarakoze bijyanye no gutera imbere, ariko ubwo urumva aravuga nk'umuryango Peace Plan. Wenda reka nunge mu by'abandi bavuze, nuko abumwe agatukisha bose. Ni koko hari abapasiteri bitwara nabi, ariko hari n'ibikorwa byinshi byiza amatorero yakoze. Mukagira Imana mwe banyamakuru, n'ubundi tujye dukora n'ama-feature stories, tugende nko muri Anglikane turebe abivanye mu bukene bitewe na za Hope Model bakoresha, dusure wenda nka African New Life tubabaze programme yabo yo gufasha abana kwiga, twegere ADPR duse nk'abumva ngo barebe bafite niryo torero rifite amatsinda yo kwizigama menshi kurusha amashuri menshi n'ibindi bifatika. Ahubwo abumwe agatukisha benshi. Ni koko dufite ipfunwe ya bagenzi bacu b'abashumba bitwaye nabi, gusa sibyo byonyine itorero ryakoze. Itorero naryo rifite uruhare mu iterambere ry'igihugu. Reka rero twumve Pastor Mary Kamanzi nawe agira icyo atubwira ku bikorwa Peace Plan y'abakozi. Mwahaguruka wenda kugira ngo baze kubabona. Barakumva wahindukira gusa. Murakoze. Ni Mary Kamanzi nk'uko babivuze. Peace Plan, peace, ni promote reconciliation, ni equip servant leaders, ni assist the poor, ni care for the sick, ni educate the next generation. Nta navuze byinshi, ibyo byonyine birivugira. Ibyo byonyine birivugira biri practical bihagije, kandi nunze mu by'ukuri Peace Plan isa nk'ibereyeho kunezezwa no gushima iby'itorero rikora, kandi yaramaze kubivuga. Amatorero yose ari represented ahangaha bikorwa ndashyikirirwa bitandukanye, ariko twebwe noneho nka forum amatorero menshi, abanyarwanda benshi bamaze kubona ubumwe n'ubwiyunge muri iyo program ya Promote Reconciliation. Hamaze kubaho ibiterane byinshi binini n'ibitoya by'uburyo abayobozi bandi munenga ni abatarashoboye no kugira amahirwe yo kwiga yuko umuyobozi mwiza ari ukorera abandi. So equips abantu birereyeho gukomeza guhimiza icyo gitekerezo cy'abayobozi bikubira bitekerezaho bambura abo bayoboye, kandi hari amahugurwa menshi, hari n'abayobozi benshi navuga ngo uyu n'uyu mu by'ukuri bakorera abandi n'aba bari imbere barimo. Hari amatsinda menshi uko mubyumvise y'abanyarwanda bizigamira, hari ibikorwa by'amabizinesi atandukanye,
biri mu rwego rwo kurwanya ubukene. Hari initiatives nyinshi zo kurwanya uburwayi. Mu myaka ihise twibanze cyane ku kintu cya mental health, n'ubu ngubu twaba twibanze ku kintu cya addiction. Hari abanyarwanda benshi bomora agahinda n'akababaro mu bintu biri bubasindishe, kandi bikaba ari ngombwa yuko habaho intervention yo kumenya ngo abo babigiyemo ntibajugunywa, ahubwo baratabarwa kandi bagafashwa. Ibyo byose ni ibikorwa by'ivugabutumwa burya, ariko biri practical, biri tangible kandi bifatika. Za ECD ni nyinshi cyane, amashuri y'amatorero ni menshi cyane, abana batangirirwa n'amatorero ni benshi cyane. So icyo kintu cya educate the next generation, itorero rigifitemo initiatives nyinshi cyane. So ikintu cyo twumva cyo kuvuga ngo ubutumwa buvugwa n'amagambo gusa, mbese mugiye kuzigisha noneho ubutumwa bwo guhinga n'ubundi ntibwigeze butandukanye mu by'ukuri. Wenda byumvikanye nabi nangwa ntibyumvikanye, ariko ubutumwa bw'uko umuntu akizwa, agakira, agahinduka, agatera imbere, akaba umuntu mwiza, ni ubutumwa bwahozeho buvugwa n'amatorero menshi kandi buzakomeza. Murakoze. nifuza guha umwanya muto Reverend Valentin ku bijyanye n'ubutumwa bw'ibikorwa kurusha ubutumwa bw'ibitangaza. ADPR ifite amatorero 3140, abamambure 2,280,000, kandi tuzi ko mufite n'ibikorwa bitandukanye by'iterambere byagiye bikorwa. Ese koko habwirijwe ubw'ibitangaza gusa cyangwa n'ibikorwa byari birimo? Nicyo babazaga. Wenda na Dr. Mugisha aza kumwunganira, kubera ko tuzi nawe ko akunda holistic development. Ubwo ni umwe mu bandi benshi mu matorero. Ikindi wenda turaza gukomeza tugana ku musozo. Ndashaka kuza kubumvisha ya ndirimbo ya Turaje, aho muri kabine baraza kudufasha na Aime amaze kuvuga. Murakoze, karibu. Murakoze cyane. Nk'uko mwarimu bivuze, itorero ADPR rifite amatorero arenga 1000. Hanyuma kandi iki kibazo kijyanye n'ubutumwa twigisha butagarukira kwigisha ijambo ry'Imana gusa, ahubwo bugera no ku mibereho myiza y'abaturage. Ndagira ngo ngisubize mpereye ku cyerekezo cy'itorero ADPR. Iyo usomye neza icyerekezo cy'itorero ADPR, kiravuga ngo ni uguhindura ubuzima bw'abantu mu buryo bwuzuye hifashishijwe ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Iyo tuvuga rero kubahindura cyangwa guhindura ubuzima bw'abantu mu buryo bwuzuye, hazamo igice cy'ijambo ry'Imana, kwihana ibyaha, kwizera Kristo nk'umwami n'umukiza, ariko hakazamo n'igice cyo kubafasha mu mibereho myiza. Icyo nacyo turagisanga wenda nko mu ntego y'itorero ADPR. Reka nse n'uyisoma gatoya mwumve uko ivuga. Iravuga ngo ni ukwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo no kwigisha ijambo ry'Imana hashingiwe kuri Bibiliya yera. Kabiri cyangwa BI ikavuga ngo guteza imbere imibereho n'imibanire myiza n'iterambere by'ubukungu by'abagenerwabikorwa nibo baba Kristo, hitabwa ku buvuzi, uburezi no ku bindi bikorwa bizana iterambere ryuzuye. Ni ukuvuga rero, ntabwo duhera mu ijambo ry'Imana gusa n'ibiterane n'indirimbo, ahubwo turaza tukagera no mu buzima, mu mibereho myiza. Niyo mpamvu nk'uko yigeze kubivuga utanga urugero, usanga muri ADPR dufite amatsinda menshi cyane afasha guhindura ubuzima bw'abantu, ariko dufite na programme y'isanamitima. Hari uwigeze kubivuga mu banyamakuru, yafashije cyane muri ibi bihe nyuma ya jenoside, aho
ari abakoze jenoside baganirizwaga ku kijyanye no gusaba imbabazi. Yego yakoze igihano, yarakatiwe, yakoze n'igihano cye, arakirangije, agarutse muri kominote. Ese azabana te n'abasanze hanze? Rero twagiye tugira ibihe byo kubigisha ku buryo dufite amatsinda agenda abaganiriza, bigera ku rwego tuganiriza ari abakorewe jenoside barokotse ku bijyanye no gutanga imbabazi, ku rundi ruhande abayikoze nabo gusaba imbabazi. Noneho tugategura igihe, umunsi umwe tubahuriza hamwe, hakabaho igikorwa twita ngo ni imbabazi celebration, aho basaba imbabazi ku mugaragaro, hanyuma abarokotse nabo bakazitanga. Rero biheraho mu gukira ibyo bikomere, ariko tukagenda tukagera noneho no mu bijyanye n'iterambere, mu buvuzi, mu burezi. Dufite ibigo by'amashuri byinshi kandi bifasha, aho usanga na za ndangagaciro za gikristo, ariko bakigisha n'andi masiyanse. Ndumva rero ntabwo twibanda gusa ku ijambo ry'Imana gusa, dufite n'ubuvuzi, dufite ibitaro bya Nyamata n'andi masantre de santé hirya no hino mu gihugu. Turi mu gikorwa cyo gufatanya na leta mu guhindura ubuzima bw'Abanyarwanda. Iri terambere tugeraho natwe nka ADEPR twumva twifuza gukomeza kuba umufatanyabikorwa mwiza wa leta mu gufasha guhindura ubuzima bw'Abanyarwanda. Murakoze. nanjye ngize icyo nongeraho uburyo bwo guteza abakristu bacu imbere. Amadini ni partners na leta mu guteza Abanyarwanda nk'uko executive director wa Peace Plan yabivuze. Peace Plan hari ibyo yakoze kandi byinshi kandi bifatika, ariko ndashaka no kubibutsa ko iyi ni Rwanda shima y'amatorero yose mu Rwanda. So turimo turashimira Imana ibikorwa twese twakoze. Anglikani yakoze ibikorwa, African New Life yakoze ibikorwa, ADEPR yakoze ibikorwa, amatorero atandukanye yakoze ibikorwa. Iki ni igihe hamwe twese twashimira Imana ibyakozwe. Nko muri African New Life tumaze imyaka 24 dukora ibikorwa bihindura ubuzima bw'abana, bigahindura n'ubuzima bwa community dutuyemo, tubigisha Yesu ariko tukabigisha n'ubuzima busanzwe. Turihiriye nk'abana barenze ku bihumbi 16, 16,000 children. Ubu ngubu ngira nkasigayemo nk'ibihumbi 12, 12,000 bari muri process. Bize kuva mu mwaka wa mbere barangiza high school bajya no muri kaminuza. Ngira ngo ubu ngubu aho mvugira abari muri kaminuza ni nk'igihumbi. Mu makaminuza atandukanye mu gihugu cyose uzasanga graduates b'Abanyarwanda b'abanyeshuri bacu muri Air Force barimo, uzabasanga muri police. Nujya mu ivuriro na Nyamagabe uzasanga hari umunyeshuri wacu w'umuganga uhakora, umunansi. Kuko twebwe iwacu twibanze cyane ko twakwigisha abantu no kugera muri kaminuza. Ntabwo twigeze dukora umushinga wacu cyangwa imirimo yacu twageragezaga abana bose bashoboye kurenga umwaka wa 6 wa secondaire twabohereza myuga cyangwa tubakohereza muri kaminuza. Ubwo rero dufite umusaruro munini cyane mu mavuriro, mu mabanks, no muri migration. Wahagera ugasanga hari umunyeshuri wize iwacu mu gihugu cyose. Twibanje twasize imbaraga cyane mu buyobozi, mu kwigisha. Dufite amashuri yacu tuyoboye, ariko dufite n'ayandi mashuri dufatanyije na leta. Ngira ngo ku mwaka tugabura millions za meals, food. Iyi gahunda yo kugabura ibyo kurya ku ishuri twebwe twayitangiye nk'imyaka 20 kera. Abanyeshuri bacu hose aho biga turagabura. Twaragabuye kera kandi dukomeje kugabura ko twemera yuko an empty stomach doesn't have ears to hear the gospel.
okay ukuyeho no kumva imibare n'ivugabutumwa ntabwo waryumva ufite inzara mu nda urumva rero ni ibintu biri bisobanutse rero ugeze ku bitangaza imana ikora ibitangaza kandi imana izakomeza gukora ibitangaza kandi imana yacu ni igitangaza urabona iyo tujya gukora development ukajya guhinga n'isuka yawe urahinga ugatera imbuto n'amaboko yawe ariko ibuka yuko n'imbaraga iduha imvura iriya mvura tubona buri mwaka ni igitangaza burya nuko ibitangaza bamwe babisizemo ibintu bimwe bidasobanutse nk'umuntu akarwara bakamubwira ngo ntujye kwa muganga tegereza igitangaza akibagirwa yuko na Luke muri Bibiliya nawe yari umudokiteri yavuraga abarwayi kandi akabasengera twebwe iwacu twatangiye n'ivuriro dufite imwe ku mavuriro meza Dream Medical Hospital turabaga turasenga fact yuje ku ivuriro ryacu imvugo yacu ivuga yuko where faith and science meets winjiye mu ivuriro ryacu kwizera imana kikiza kandi na science imana itanga n'ubwenge bituruka ku mana kandi dufite ivuriro so abakristo bakomeje gukora ibintu bihuje ivugabutumwa n'iterambere ry'igihugu just uyuvuza akazi mfite abakozi bose mfite abaganga mfite abarimu mfite abaccountants mfite abubaka ngira ngo just muri district ya Kicukiro gusa hano aho dukorera dufite nk'abakozi 300 bishura imisoro ya leta bakishura caisse sociale buri kwezi mfite abakozi Nyamagabe dufite abakozi Butare dufite abakozi Kayonza dufite abakozi Kageyo dufite abakozi Nyamirama dufite abakozi Nyagatare dufite abakozi Rubavu dufite abakozi rwose basobanutse abanyeshuri bava muri kaminuza benshi twabahaye akazi kandi barakora akazi professionally bakazana umusaruro mu ngo zabo bakazana umusaruro kuri leta twishura rwose caisse sociale neza cyane na revenue authority vuye iwacu nk'amezi atarangiye kureba ko tubikora neza isanga rwose twarishimiye imisoro yose neza yuzuye 100% iduha n'urwandiko rwerekana ko twishimiye bivuga ko we are participating in the development of the nation as churches and as communities. What happens is a few people babivuga neza mu Kinyarwanda ariko mushimiye n'Imana cyane mwajyaga muza kunkorera interview nkavuga icyongereza gusa n'Ikinyarwanda maze kukimenya mushimiye icyo ni ikintu cyo gushimira Imana kuba navuga Ikinyarwanda kumara iminota 30 ariko urabona hari abantu bakeya badasobanutse bafite imyumvire iri twisted kandi abo bantu bahoraho no mu gihe cya Yesu bari bahari bakunda kuza Paul yarwanye n'imyaka myinshi cyane n'abantu bagira akantu ka shitani mu mutwe wabo bakavangira umurimo w'Imana bahozeho kandi ntago bakunda kuba benshi babakeya Yesu we yagiraga umwe agiraga Judas Iscariot umwe niwe muzaniye ibibazo mu bantu 12 Yesu yagiraga umwe ubwo twebwe rwose muri miliyoni zingahe dufite mu bangahe benshi so niko kabazo gusa ariko ibyo bikorwa turabifite kandi tugiye kwishimira Imana byadukoreye kandi bifatika reba Anglikani yubatse umujyi wose Remera yubatse umujyi hariya Kibagabaga Bishop Amoti wabasobanurira abanyamakuru imasaka ibikorwa byose bya Anglikani oya ibikorwa byacu bikorwa ikintu dushaka rwose ko abantu bamenya ntabwo idini yigeze isigara inyuma muri development y'u Rwanda twazamukanye n'igihugu cyacu uhereye ubwo ndavuga mu myaka 30 kuko mbere ya myaka 30 nkuko muzi amateka y'igihugu cyacu ntabwo nari ndi mu Rwanda ariko mu myaka 30 ishize nari mpari kandi narabirebaga murabona uko ngana ariko mu kuzamuka kw'igihugu cyacu kose twagiye tuzamukana nayo mwavugaga amashuri mwari muzi ko amashuri yo mu Rwanda 3/4 ayo nabarwa 3/4 by'amashuri yose ari mu Rwanda n'ay'abanyamadini uhereye kuri ECD ukagera kuri primaire ukagera kuri secondaire ukagera no mu university in fact ugeze ku nzego zose amadini afite 3/4 ubwo rero iyo tubabore ku Rwanda
tuba twararworetse hambere ahangaha noneho rero warangiza ukagera muri physical development. Charles yababwiraga itorero Anglikani Kibagabaga, mugende murebe hano mu Giporoso, Kanombe, Kwirebero, hehe hose mu gihugu, tugiye dufite ibikorwa by'indashyikirwa kandi bifatika, bigaragara, bifite za kontabilite n'ibindi byose bigaragara. Nk'uko Charles yavugaga, hagiye ahantu hose haba Yuderega mwuka agira umwana umwe. Yuda yari umwe gora Yesu. Urumva rero n'ubu ba Yuda baracyabaho, ariko turashimira Imana ko akenshi polisi badufasha kandi bakunda amafaranga. Kandi ba Yuda bakunda amafaranga kandi baba ku nzego zitandukanye, baba burya no mu nzego zigiye zitandukanye. Nta n'uwavuga ngo baba mu idini gusa. Hambere ahangaha muribuka kuri polisi ku mihanda, iyo kamera zitaza hari ibibazo nazo, ariko ubu ngubu kamera zagiye zidukiza ibintu byinshi. Rero ibifatika, hariho n'uwigeze kuvuga iby'ubuhinzi, ntabwo nabyo twatinya kuvuga. Hari zo bita farming in God's way, turimo kuyikora kandi irimo gukora neza. Rero amadini avanze mu buzima bwa Kinyarwanda, kandi uhereye kera Abanyarwanda twari abanyadini. Erega benshi nuko muri bato, burya Abanyarwanda bari abanyamadini uhereye kera kose. Niba mwibuka Abanyarwanda mbere yuko itorero riza mu Rwanda, habagaho indaro inyuma y'amazu, abenshi muri bato. Uko ntabwo kwabaga ari ugusenga, nibyo twari tuzi, kwabaga ari ugusenga. Ariko Bibiliya ivuga ngo Yesu amaze kuduhishurirwa, Abaheburayo igice cya 1 umurongo wa 1, Yesu amaze guhishurirwa, twese twarahuye nk'uko mubona ubu ngubu, turi insengero, dusengera hamwe, turazwi, biragaragara. Ni nayo mpamvu byoroha no kudufungira kuko dusengera harazwi. Nkumva rero ari byiza, kandi dushima Imana ko hari umurongo uhari. Murakoze. Barakoze abakozi b'Imana gutanga umucyo ku bikorwa by'iterambere binyuze mu itorero, kandi turibwira yuko hari n'ibindi byinshi. Ndabashishikariza bavandimwe n'ubundi kujya gukora feature stories mu matorero, kubera ko hariho byinshi itorero rikora kandi bikabikora mu izina rya Yesu. Tugiye rero gufata umwanya, tugeze kubaza ikibazo ese indirimbo muririmbira Uwiteka, indirimbo nshya twese twemera ko indirimbo prophetique, hari ubyemera nkanjye kuri yavumbikiwe n'umwuka w'Imana, ese izaba ihari tumare impungenge. Ikindi cya kabiri, imitegurire y'iriya ndirimbo, niba mwarebye hashtag yacu ya Rwanda Shima Imana, imwe muri zo ni tujye gushima. Bagiye guhimba tutabivuganye, medye tabivuganye, noneho bayita turaje. Ni ukuvuga ngo ku cyumweru twise mass choir iyobowe n'aba leaders batandukanye, cyangwa abayobozi b'indirimbo, cyangwa abayobozi bo guhimbaza no kuramya musanzwe muzi, cyangwa benshi mwabonye mu ndirimbo. Twagize itsinda rimwe duhuriramo twese, ntabwo hazajya haza umuntu umwe waririmba agenda, tuzazira rimwe, dukorere rimwe twese turi hamwe. Ya ndirimbo ukunda ikorwe, indi ndakunda ikorwe, ariko tubikora nk'umubiri umwe, nk'umubiri wa Kristo. Hanyuma iriya ndirimbo, icyo gitekerezo kije, nahise nandika text cyangwa lyrics, nkora na melody yayo. Hanyuma uko abantu bagendaga baza, bagenda bashamo inputs baririmbye bake, bagira ibyo bahinduramo, duhuriza hamwe, dukora indirimbo turabicuza. So magambo make sinzi ko nsubije byose. Ese ni ayahe makorali azaba hari nyuma y'izo mass choir? Imiririmbire iteye ite? Ni iy'abasaza, ni iy'abajene? Umuntu wese azisangamo, kuko nuko navuze hari mass choir igizwe n'ingeri zose, ariko hazagira umwanya wo guhimbaza, wo gusereburetinga, kuko duhimbaza Imana, dushima Imana ku byo yakoze. Haza umwanya wo kuramya, haza nk'uko nawe ureba abantu bose ukunda, abantu bakunda bahuye, buri muntu wese akazana touch ye, reka mbyite gutyo, bize ko tuzagira ibihe byiza. Hanyuma ko hari ni Jehovah Jireh, hari Ambassadors, hari Chorale de Kigali kugeza ubu, ndumva ari aho. Ni itsinda ryo na Traditional Troupe izakorana, ariko nayo izakorana, ntabwo izaza yonyine ngo ikore, ahubwo izazira hagati mu baririmbyi, turi muri praise and worship. Nuko mbiteguye, bize ko abantu bazagira ibihe byiza.
ndifuza gusubiza ijambo ambasada Murigande iminota 5 atubwire umunsi ni uwuhe, ese amarembo azaba akinguye kuva saa ngapi, icyo umuntu yakwifuza, hanyuma tuze guha Dr. Charles Mugisha, mbabare mwese muri ba Charles ari mwese muri ba Dr. noneho nawe aze kudusoreza aduha ijambo rya nyuma. Karibu. Murakoze. Nkuko mumaze iminsi mubyumva ariko abatari babyumva reka tubibabwire. Rwanda Shima Imana izaba kuri 29 ni ku cyumweru iki kiza. Imiryango izaba ikinguye bitarenze saa 5, guhera saa 5 umuntu wese ushaka yaza. Hari n'uwigeze kuvuga ati kwinjira biragora. Birumvikana ko isi yarahindutse, yameze amenyo wa mugani, ntabwo abantu bagipfa kujya ahantu bari buhurire ntawe urebye niba nta kintu kibi bitwaje. Nubwo tuzaba tuje gushima Imana, wa muntu bise Yuda ashobora kwivangamo, niyo mpamvu abantu bagerageza kureba. So abantu bazihangane, baba checking, abasake barebe niba nta kintu binjiranye, ariko nta yindi ngorane izabaho ngaho usibye gusa ko ugomba guca mu byuma bizaba biraho. Ibyuma bishobora kuba bikeya, hakabaho no gusaka bakoresheje twatuma tundi, cyangwa se abantu babaye benshi bashobora no gukoresha intoki. Ariko niyo ngorane yonyine ishobora kuba, ariko nayo si ingorane, ni ukugira ngo hataza kuba ingorane nini iruta iyo ngiyo. Kwinjira ni ubuntu, nta mafaranga tuzarihisha. Ubwo ndumva gahunda nyirizina izatangira saa 9. Ndavuga gahunda bagenda bavuga ngo ubu noneho harakurikiraho iki, ubu noneho harakurikiraho iki, ubu noneho hagiye kuvuga naka, hagiye gusenga naka, ariko ubundi abantu bazagera muri stade n'uzahagera saa 5 azasanga stade ishyushye, ntabwo azasanga stade icecetse. Ndumva yenda ari ibyo navuga. Urumva kubera abantu bazaba baje hakiri kare, twasanze hakwiriye kuba ahantu umuntu ashobora kuba yakwigurira icyo kunywa cyangwa se icyo kurya igihe isukari imanutse. Rero hazaba hari iyi stade nini, ifite ahantu abacuruzi bashobora gucururiza ibinyobwa, ibiribwa, bazaba bahari. So muzaze mwitwaje amafaranga kugira ngo mushobore kuba mwagira icyo mugura igihe bibaye ngombwa. Ndumva yenda narekeraho. N'ibibazo byinshi bari babajije ndumva byasubijwe. Murakoze, mugende iyi nkuru muyidukwirize ku banyarwanda bose mukoresheje ibikoresho byanyu, kandi turabashimiye ko mwitabiriye muri benshi. Ntabwo iki gikorwa cy'iyi press conference cyari kimaze igihe kinini kimenyeshejwe, rero twashimishijwe no kubona ko nubwo cyamenyeshejwe abantu mu buryo bwihuta, mwitabiriye muri benshi. Imana ibaduhera umugisha. Dr. Charles ataravuga kugira ngo aze no guhita dusengera dusoza, turagira ngo tubasabe abantu bose baje muze kwiyandikisha kuri attendance list kugira ngo tuze gufatanya tubahe press release ndetse tunabahe file nini y'iriya ndirimbo kugira ngo bashaka kuyishyira ku ma YouTube channels mwe mwayishyiraho, ndetse tuzanakomeze no kuganira ibijyanye na accreditation yabo igihe muzamuza kuri stand.
turi kumwe na Gedeon yazamura ikiganza ndetse na Nicodem sinzi aho ari ndetse na Amandine ndi ku masabo ikibazo cyose mwaba mukeneye mwaza ndetse nanjye mwatubaza kugira ngo twese tuze gufatanya. Imana ibaha umugisha, twabatumiye muratwitaba, reka noneho twakire Dr. Charles. Noneho reka ngira akantu gato mvuga, hari umuntu wabajije ikibazo ngo kuki Rwanda Shima Imana yimutse ikava ku itariki 15 ikajya kuri 29. Yimutse kubera match za football zabaye muri kiriya cyumweru kigana kuri 15. Murabizi ko ku itariki 10 habaye umukino w'umupira w'amaguru hagati ya Nigeria n'u Rwanda, no ku itariki 14 haba umukino hagati ya APRFC na Pyramide. Kandi rero kugira ngo utegure iyi stade uhashyira sound system, uhashyira za video, za screen n'ibiki byose, wubaka stage abaririmbyi bazaririmbaho, byari bikeneye nibura iminsi 5. Kandi iyo hari match international ntabwo uba wemerewe kuza muri stade nk'iminsi 2 mbere. Twasanze rero icyumweru tutabona uburyo dutegura iriya gahunda, turongera twicarana na Ministeri ya Siporo, noneho tureba icyumweru hatarimo match n'imwe, noneho dusanga iki ngiki twatangiye ejo nta match ihari. Ubu n'abariho bakora sound system batangiye ejo kugira installation. Rero niyo ndashaka kubashimira ko mwubahishije umurimo w'Imana, mukaba mwaje mukabaza ibibazo, mukumviriza, mugafasha na society hano hanze kuba yasobanukirwa ibikorwa biri mu gukorwa. Mwakoze cyane, Imana ikomeze kubaho umugisha mirimo mukora. Ndashaka kurangiza nsoma umurongo muri Bibiliya, kandi ndabasaba ko munyemerera ubwo navuze ikinyarwanda cyinshi nkamusome mu cyongereza kuko niyo Bibiliya mfite hano. Deuteronomy chapter 8 verse